Ya murakoze, hano turi muri GS Kampanga aho tugiye kuganira n'abana ku bijyanye n'iterambere rya siporo. Twahera ku mukobwa, watangira utubwira amazina, tukatubwira n'umwaka wigamo na siporo ukora. Yego murakoze, amazina yanjye banyita Niyigena Jeanne, aba niga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Mugenzi wawe w'umuhungu nawe yatubwira. Nanjye murakoze, nitwa Ihimbaze Roger, nkaba niga mu wa mbere senior 1E. Tubasanze rero ku kigo cya GS Kampanga. Muri rusange hano siporo mu kigo cyanyu mwigamo iteye ite? Siporo duteye muri kino kigo iragenda neza, turayikora tukishima, bikadufasha no gutekereza neza, nta kibazo siporo. Ku muhungu mugenzi wawe. Natwe nibyo, iyo ntabwo batubuza amasomo yo ku ishuri tuyikora ari uko dutashye cyangwa ngo kuwa gatatu baba bagiye mu nama turafataga umwanya tukajya kuba turitoza. Ni izihe mbogamizi muhura nazo cyane cyane abana ba hano mu karere ka Kinigi? Imbogamizi twaba duhura nazo mu bijyanye na siporo? Yego. Imbogamizi gusa twavuga Ese haba amakademi, ese hari abatoza mubona bafite ubumenyi buhambaye, cyangwa se ko yari ari agace kari kure y'umujyi uba usanga mufite imbogamizi yamwambwira? yego abakoca baba bahari, ariko ugasanga ikibazo n'icy'imyenda, izo hari imbogamizi zaba zirimo kubura imyenda zo gukorana siporo. Ibyo gusa se inkweto ziraboneka se? Inkoya nta nkweto ziboneka. Nta nkweto ziboneka, ugasanga nyine umuntu ari gukinisha ikirenge. Mwigeze kumbwira kare turi kuganira hanze ya mikoro ko bisaba umwana kujya mu mujyi wa Musanze akaba ariho ahurira n'amakademi. Ese muzabyakira mute nimuba mubonye akademi ikora nk'umwuga hano mu Kinigi? Tuzabyakira neza kuko hazaba hanabaye hafi kuri twebwe. Hazaba habaye hafi. Ukimara kubyumva se wumvishe bitinze cyangwa urasaba ngo bibanguke? Basaba ngo bibanguke. Ku bijyanye n'ubuzima bwa hano mu Kinigi, tuve hanze y'ubuzima bwo ku ishuri tujye mu rugo. Imibereho y'umwana wo mu Kinigi, n'ayo mafunguro mukunda gufungura? Amafunguro dukunze kurya ni ibirayi n'ibishyimbo n'ibindi baba bafite mu isoko nk'imiceri, kawunga n'ibindi. Ni ryari wumva ko wariye neza mu rugo? Numva ko nariye neza, nariye ibirayi n'ibishyimbo. Umuhungu mugenzi wawe. Njyewe numva iyo twariye indyo yuzuye nk'ibirayi, ibishyimbo kumwe n'imboga. Twigarukire rero, impano yawe nk'umuhungu muri siporo, wowe ni wowe mukino ukunze? Umukino nkunze ni ugwa football, nkaba ndi nyezamu. Ni iyihe kipe mwatsinze wabigizemo uruhare? Ni GS Nyange, twayasuye iwabo ku kibuga cyabo tubatsinda ibitego 8. Wabashije gukuramo imipira myinshi? Nakuyemo imipira myinshi. Ni ikihe cyifuzo cyawe cyangwa intumbero yawe imbere hazaza mu kujya mu izamu, mu kubura umukinnyi wo mu izamu? Ni ikihe kintu wifuza imbere hazaza? Ni ukugira ngo nzagere ku ntego yo hejuru, nzaje ndarindira igihugu, byaba ngombwa nkajya hanze. Hari umukinnyi ukomeye waba waravuye mu Kinigi uzi? Oya, ntawe namenya. Ni ikihe cyizere utanga rero we ko uzagera noneho ku rwego rw'igihugu? Urabikesha iki? Ni uguharanira gukora imyitozo myinshi zo kujya mu izamu kugira ngo nzabone ubushobozi. Mu ishuri urabitsinda? Ntabwo nsinda cyane bihagije, ariko ndabuze. Reka tujye kuri mushiki wawe. Wowe muri disipurine zose ukunda iyihe siporo? Nkunda football. Ukina kuhe mwanya? Karindwi. Uzi kwiruka? Yego. Ni ikihe kigo mwaba mwarakinnye ugatsinda igitego?
twakinnye n'ikigo cya Muhe n'icya Kagano turagitsinda kumwe na Rushuka. Ahazaza hawe muri football wifuza kuzagera kure hangana iki? Twifuza ko nazamuka nkagera ku rwego rwo hejuru nkaba umukinnyi wo ku rwego rw'igihugu cyangwa n'ahandi hisumbuye. Murakoze rero, mwaganiraga na Clarene, akaba ari umunyamakuru wa Clarene Sport TV kandi akaba ari nawe nyiri academy yitwa Rulindo Football Center. Mu gihe nta gihindutse, mu gihe cya vuba mugiye gutangira kubona service za academy inaha mu mikino yose. Murakoze, amasomo meza kandi Imana ikomeze ibarinde.